Yes kabisa abantu bacu twamaze kugaruka cyane tugira ngo tubagezeho ido nido hano ku makuru abagiye atandukanye ariko twibanda ku makuru yo muri ghetto nkuko twayibateguje cyase tumaze kubibateguza dore ko ni inkuru yacu ya mbere twizere ko mwamaze kuyibona cyane nta handi mba mubisanga ni kuri Ghetto Live TV with your boys Hatali Mr. Fawe na Mr. Fawe tuba twashe kabisa ameze fresh ni fresh kabisa abantu bacu namwe meze neza byanga byakunda bameze fresh cyane nari bakumbuye kabisa duherukana ku munsi w'ejo hashize urumva amasaha 20 n'abari menshi cyane utaza abantu bari ngo bameze bate ubu ngubu twagarutse kabisa wumve ngo gahunda dufite ni yandi yo kubaha ibintu bizima kandi buri munsi nta rungu kabisa ngaha kuri Ghetto ngo tubahe ibintu bizima umuntu wese udukurikiye kuko twizera ko mudukurikiye muri ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye gahunda n'ubundi ziba ari nk'eshatu zonyine gusa ni ukubikunda ugakora subscribe ugakora share utibagiwe na comment rwose gahunda kabisa tukagendana cyane abantu baba muri Ghetto bo murabizi cyane ibishumi zacu bya danje aba Ghetto youth bose iyo ni gahunda kabisa tudatinze reka babwire ingingo tuza kwibandaho muri kano dusangize ku ngingo tugiye kwibandaho dore ko atari na nyinshi ntago ari nyinshi cyane ngubu twamaze nyine gutegura ibintu bifite gahunda kandi bijyanye n'igihe sasa agace kacu ka mbere tuzajya twibanda ku kintu cyitwa Real Talk muri make nyine hari agace gato ko kuvugisha ukuri nyine nkaba nakubaza ikibazo cyangwa se ibibazo ukambyiza ukuri nta bintu byinshi cyane rero naho pati ya kabiri rero nta byadanje no kuganira nyine hano gushya nyine ibintu bibera hano gutya hano tuba twibereye muri Ghetto n'ubusanzwe ubwo abajini baba Ghetto barabizi cyane ahubwo reka twihutishije cyane nge ntabwo nyantinda mu macross hano hari ibibazo naguteguriye ugomba kunsubiza nk'umujene udatinze ese Mr. Fawe iwanyu byigeze bikubaho ko bagufata na prudence cyangwa bagusanga na prudence nyine aho umaze gucira kenge cyangwa se umaze kubera mukuru bigeze bagusanga na prudence ndabizi ko bari gutwumva ariko ntarebi bigeze bagufata na prudence musaza byambayeho byatare jewe naraje dusangiza iyo nkuru mu magambo mu minota nk'ibiri cyangwa umwe uko niko ngiye kubwira mu magambo ndaje mvunagure ntago ntinda so urumva njyewe hari umunsi nabanaga na grand frère njyewe nari nakase gutyo nagiye ku ishuri we nje nsanga yafuze kwa kundi hari ukuntu wamanuraga nk'imyenda ugiye gufura avana nko kuri protomanti ziratakara urumva zitakaye nje naraje uwo munsi sinazibona ariko njyewe urumva nimvuye ku ishuri nyine sasa nari ukuntu iyo uvuye ku ishuri cyane nk'abana murabizi mwe uri kwiga nka primary uri kwitegura kujya muri secondaire hari ukuntu nyine ibiryo uva ku ishuri ariyo target ubundi uvuga ati target njyewe ni icyo kurya ni mu isafuriya urabizi njye namanutse ariho umutima wibereye rwose sinkubeshye ndagenda naranazibonye numva simbyitaye kuko n'ubundi ibyo ni ibintu nari menyereye nikojeje hanze mu gihe nkijya kureba kwa kundi cyo kurya ngarutse mitanshakirana n'umumeri ari kuzitoragura umve ngo isoni saranyike nongera nsubira hanze mera nk'umuntu utamubonye icyo nicyo kintu cyanangotoje kweri kuva uwo munsi namugeraga imbere wallahi nkayitangira isoni nta n'ikintu na kimwe tunavuganye ariko nta kintu yigeze ambwira iricecekeye ariko wumve ngo n'ubu ngubu cece ntabwo turakigana ariko nagize isoni za atari abakunzi bacu nabo nyine ngo nabo baraza kutubwira muri comment nimba harabo byabayeho ikibazo cya kabiri ese bigeze basanga uri kumwe n'umwana cyangwa se uri kumwe n'umuntu mudahuje igitsina muri make nyine aho umaze gukurira bigeze bagufatana cyangwa se bigeze basanga uri murasambana reka tuvuge mu buryo bwiza cyangwa uri kurya igipeti muri za mvugo z'iyi minsi bagusanganye umwana urebye ubundi navuga yuko byabaye ariko ntago ubo babimenye neza ko byari byabaye basanze mwarangiye ubo basanze twarangije ahubwo barandebaga bakabona nanegeka nyine narushye ukabona amaso nahondo beremeze nk'umuntu wishwe n'inzara numva tangira kumbaza ati se warwaye iki nyine babona nanjye nari narushye pe wumve ngo batazi ko barangije nanjye nta ngufu na nkeya nari mfite yego ahuye n'amabi menshi nahise mbabwira ati rwose numvaga nta ngufu mfite
mpamagara uyu mukobwa nari mubonye nyuraho kuriya kuko yari umukobwa twari duturanye bari bamuzi timubwira yuko agomba kuza akanzanira amazi sinzi niba barabitekereje nk'abantu bakuru ariko byarabaye nari nanoze pe byarabaye rwose nawe ubwo ndimo ndabumvisha ndikumvisha abakunzi bacu nyine umuntu turi kumwe nawe ubwo nanjye ejo azambaza simbizi okay ikibazo cya gatatu cyihuse cyane cy'umuriro mu gihe bagusiramuraga ndabizi neza ko bari mukuru nta gihe kirekire gishize kuko kundi nyine babaga bagupfutse nyine ubupfutse n'iki wenda bikaba ngombwa ko mere babwira ati se zana ndebe cyangwa se nyine bikaba ngombwa yuko umwereka uko bimeze akavuga ati reka turebe ukuntu umeze ndebe ukuntu bagusiramuye ese wabyemera musaza rwose ikibazo cyawe ibibazo byawe ko urumva uyu munsi wari wanziye najeje nose abakunzi bacu ni ukujya tubatamo ibiboro bya danje bashaka kumva ni ukuvuga ngo ukuntu iriya situwasiyo irimo ukuntu biba bimeze warayi ndakeka kandi nawe ari ibintu ushobora kuba uzi ndakeka utameze nka jihadi uri jihadi waba ubizi iyo umeze kuriya iriya situwasiyo rwose nta muntu utakereka uburyo bimeze gusa wenda iwacu nabaga nambaye ijipo hari ukuntu nabaga nambaye nk'ijipo cyane cyane nakundaga gucishamo nk'akantu hari ukuntu wageraga gutya ugahita ucishamo nk'akantu se nkite nkikira hari akaboro urabona nk'umutaka urabona umutaka ukuntu uba umeze hari utuntu ubundi hari utuntu nka tubiri njyewe nashyiraga imbere kugira ngo wenda yaje itaza kuba yakora kuko ubundi igomba kuba iraramye imeze gutya cyane ko yabaga imeze ese bakimara kugusiramura wacanganyije cyangwa se waje kwitamo igipeti hashize nk'igihe kingana gute bagusiramuye haraciyeho nk'icyumweru n'igice meze nk'umuntu ukize ariko kwa kundi uba wumva nyine hakiri uburyaryate nyine nko ku nkovu utarakira neza rwose aho ngaho ndetse nisuzuma ngo ndebe se numve none dore ko nifite n'amatsiko bambwira yuko iyo hamaje gushya nka kuriya ngo gatamo umuntu kabisa wanahita kwihigira ahita avuga ati niyo matsiko rero mfite byabaye nko mu cyumweru n'igice kabisa okay bakunze bacu rero sasa ko ni agace ka mbere kandi twifuje ko tuzajya tubakubita inkuru nyine z'ishort cyase inkuru ngufi byadanje ku buryo mutazajya murambirwa ariko no muri gahunda dukomeza kubibutsa no gukanda subscribe mugakora share comment aho ngaho ntizikajye zibura kabisa muri abantu bacu kabisa n'ubundi nkuganyira komeye kabisa natwe ni mugomba kudutamo twebwe impamvu tuba twabigenje gutya wenda tugaterekaho kamera hano muri ghetto yacu no kugira ngo noneho tujye tubagezaho nyine amakuru ya fresh kuko nk'ubu kamite mukubita kandi kabazo gato kajya kaba umva uyu munsi ningira namwihaye ndimo ndamubaza ariko nawe ejo azambaza ndabizi kazambaza ndagufite ese Mr. Fawo ni nk'ikihe kintu ni nk'iye mpamvu yabaho yagutera yuko umukobwa inshuti yawe utari mushiki wawe aza kugusura muri ghetto agataha utamuhaye igitwe iyo mpamvu nyinsobanurire ni impamvu nk'ebyiri zatuma ataha utamutayemo impamvu ya mbere ikomeye nzi neza yuko ujya kwa muganga gufata imiti iyo niyo mpamvu ya mbere yatuma ntagutamo impamvu ya kabiri yatuma ntagutamo uri umwana mutoya uri nko munsi y'umunani izo ndakeka arizo mpamvu ebyiri zonyine zatuma nagutamo ariko hari ukuntu wenda ushobora no kuza ukavuga ngo wenda ku kijyanye n'uburwayi noneho hari kenshi na kenshi gahunda bihaye yo kuvuga ngo ngari mu mihango ngari mu bihe ngo bitari byiza ngo iminsi ngo y'iki iyo ngiyo ntago ari iminsi ijya ishati ku buryo yatuma nagutamo njyewe niko nabaye nyemera dusoze kabisa bakunze bacu turabashimiye cyane mwebwe mwadukurikiye hano kuri Ghetto Life TV mwakoze cyane kandi twebwe ibiganiro byacu nakagaruka everyday ni ikiganiro umunsi ku wundi turahari ku bwanyu kabisa mu ngwanyu Aizo
yewe na Mr Fawe kabisa mba mpabaye. Mwebwe turi kumwe n'ubundi niyo gahunda tubatamo story nk'izi ngizi za danje noneho ibizaza ejo byo yewe nakasa mutwe wego sabu shana like kabisa mwiteze. Ya peace kabisa turi kumwe.